Rimbo mwanzi ushamamare ariko ubuzima bwe bwite bufite ibice byinshi by'ingenzi byamugize umuntu ukomeye kandi ufite imbaraga. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwe bwite: amavuko n'umuryango. Celine Dion yavukiye mu muryango w'abanyakadozi, akaba ari we watodoze mu bana bose. Yakuze mu muryango ukunda umuziki, maze ababyeyi be bashyigikira impano ye yo kuririmba. Ibi byamufashije kumenya umuziki kuva akiri muto. Ubuhanga mu muziki Celine yatangiye kuririmba akiri muto, ndetse yanditse indirimbo agira imyaka atabashe. Uko imyaka yagiye ishira yagiye akora indirimbo zinyuranye zatumye amenyekana mu rwego rw'isi. Imibereho y'urukundo: Celine Dion yahuye n'uwitwa René Angelin, umuyobozi we mu mwaka wa 1980. Bakundanye mu buryo bukomeye, maze mu mwaka wa 1995 barashyingiranwa. René yari umugabo we ndetse n'umujyanama we, kandi yamufashije gutera intambwe ikomeye mu rugendo rwe. Ubu buhanzi bw'ibibazo by'ubuzima: Celine yahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwe. Mu mwaka wa 2006 umugabo we Angelin yitabye Imana azize kanseri, bikamuviramo agahinda kenshi. Nyuma y'icyo gihe Celine yagaragaje imbaraga mu gukomeza gukora umuziki, ariko ntabwo byari byoroshye. Uburwayi mu myaka yashize, Celine yahuye n'ibibazo by'ubuzima birimo indwara y'amaso, ibibazo by'imitsi yo mu mutwe. Byatumye asiba ibitaramo bimwe na bimwe, ariko yihanganye mu guhangana n'ibi bibazo. Ukunda mu muryango: Celine afite abana batatu aribo René, Charles na Gemma na Nelson. Akunda kubana n'abana be no kubitaho, kandi agaragaza ko umuryango ari ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwe. Celine Dion ni urugero rw'umuntu wahuye n'ibibazo byinshi, ariko akabasha kubyukiramo, akagaragaza imbaraga n'ubushake mu rugendo rwe. Ubuhanzi ikomeje gukorera ku ntego ze no guha abakunzi umuziki mwiza. Dans un royaume lointain, Rimbo mwanzi ushamamare ariko ubuzima bwe bwite bufite ibice byinshi by'ingenzi byamugize umuntu ukomeye kandi ufite imbaraga. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwe bwite: amavuko n'umuryango. Celine Dion yavukiye mu muryango w'abanyakadozi, akaba ari we watodoze mu bana bose. Yakuze mu muryango ukunda umuziki, maze ababyeyi be bashyigikira impano ye yo kuririmba. Ibi byamufashije kumenya umuziki kuva akiri muto. Ubuhanga mu muziki Celine yatangiye kuririmba akiri muto, ndetse yanditse indirimbo agira imyaka atabashe. Uko imyaka yagiye ishira yagiye akora indirimbo zinyuranye zatumye amenyekana mu rwego rw'isi. Imibereho y'urukundo: Celine Dion yahuye n'uwitwa René Angelin, umuyobozi we mu mwaka wa 1980. Bakundanye
mu buryo bukomeye, maze mu mwaka wa 1995 barashyingiranwa. Rene yari umugabo we ndetse n'umujyanama we, kandi yamufashije gutera intambwe ikomeye mu rugendo rwe. Ubu buhanzi bw'ibibazo by'ubuzima, Celine yahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bwe. Mu mwaka wa 2006 umugabo we Angeline yitabye Imana azize kanseri, bikamuviramo agahinda kenshi. Nyuma y'icyo gihe Celine yagaragaje imbaraga mu gukomeza gukora umuziki, ariko ntabwo byari byoroshye. Uburwayi mu myaka yashize, Celine